Haleluya. Jeannette wafata mikoro ugasubira muri cya gitero umunota umwe wonyine kugira ngo tubone uko dusoma ijambo ry'Imana. Umuntu wadufashije gusoma nanone niba yateranye yabikora. Igitabo ni cya kindi, igice ni kirya n'umurongo. Ayibagiwe yashimwe izina rya Yesu. Dutekereze kuri Yesu mu mwanya tugezemo. Bwana asifiwe sana. Yesu yarabikoze, yatsinze Satani, arabirangiza. Nta deni dufite kuri Satani twebwe, kuko urugamba rwe twasanze rwararangiye. Ubuzima bwawe bwose ntabwo uzarwana na Satani. Yesu yaramurwanije aramutsinda. amen, amen, amen. Hari abajya bakunda kumugarura ariko zararangiye. Amen, amen. Zankunda kubwira abantu ngo Yesu amaze gutsinda Satani, Satani agira kopi ko yatsinzwe. Abadayimoni bagira kopi muri biro yabo, abarozi bagira kopi, abakonikoni bagira kopi. Mbese abantu bose bashamikiye kuri Satani bagira kopi mu mabiro yabo avuga ko batsinzwe. Kandi ubutware bwose, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bibiliya izivuga ngo Yesu aza kuja mu ijuru
yarazi itorero araribwira ngo mbasigiye ubutwari, mbasigiye ubushobozi, mwebwe ububasha n'ubutware bwose bufite itorero. Amen, amen, Bwana asifiwe. amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Wa musomyi, Abakolosayi cya mbere umurongo wa 10. Yego. Bibiliya iravuze ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Amen, amen. Ongera usome Yohana wa 3:2. Urwandiko rwa Yohana rwa 3. Iyo bavuga 2 agira isura imwe, umurongo wa 2 wonyine. Haravuga ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga kuko umutima wawe uguwe neza. Amen. Subiramo aho. Haravuga ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga kuko umutima wawe uguwe neza. Amen, amen. Bwana asifiwe. Nitwa Byamungu Patrick, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Kadese Ibuvira ku Kimanga. Nkorana n'umuyobozi Revera wacu bita Revera Simon Ndatinya, ndumwe mu bapastori bakorana nawe muri paruwasi ya Kimanga. Nongeye gushima Imana ku bana iwanyu uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima kubana n'inshuti Papa Soleil igihe kirekire, twarabanye, twakoranye umurimo w'Imana, ni inshuti yanjye cyane. Ndashima Imana kongera kubana nawe muri aya materaniro. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima kubana n'umwana wanje Serugo, namuherutse atarasetsa cyane, niho yaragikizwa gufatanwa imbaraga nyinshi. Ndashimye Imana ko tubonanye na nyinshi cyane tutabonana, sanze yarabaye munini n'amagambo menshi yasetsa abantu. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Uri ibyishimo byanje. Twatangiye inyigisho ejo ku mugoroba. Ntabwo ndi umuvugabutumwa, ahubwo ndigisha. Ejo kuzageza nshoje nzigisha. Kandi iyo umuntu arimo yiga, ikintu kijya gitegurwa cyane n'ubwenge. Amen. Ubwenge Imana yaguhaye ari gutegura kugira ngo wumve mu ijambo. Amen. Ntibisabye ngo tuje mu yindi fenomene y'umwuka umeze gute. Ubwenge buba mu mwuka. Amen. Tegura ubwenge, kandi abazi kwandika mwakwandika inyigisho ni byiza, kuko bivuga butumwa ubundi bikorerwa hanze, ariko hano haba inyigisho. Bwana asifiwe. Twarimo dutekereza ku ijambo twasomye mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso, ababwira ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Ni abakristo yari kubabwira, arababwira ngo ijambo rya kabiri, mumunezeze muri byose. Muri bingahe? Byose. Mbese ubuzima bw'umwana w'umuntu bwose, ibyo akora byose, niba ari ukuririmba, niba ari ukwambara, niba ari ukurya, niba ari ugusurana, muri byose umukirisitu ategerejwe kunezeza Imana muri byose.
amen. Cya gatatu aravuga ngo mwere imbuto z'imirimo myiza. Bivuga ko hari izindi mbuto bigeze kwera batarabu uko Yesu yabagize. Halo, tutarakizwa tweraga imbuto za kamere nizo tweraga, twakomoye kuri ba sogokuru, nabo barazikwiye kuri Adamu wacumuye. Hanyuma Yesu amaze kuza aduhindurira amateka. Niyo mpamvu Pawulo yababwiye ngo mwere imbuto z'imirimo myiza. Amen. Mbese imirimo dukora yose yera imbuto nziza. Abatuzi, abo duhura nabo, abo dusura bajya babona tweza imbuto nziza gusa. Ijambo rya kane arababwira ngo mwunguke kumenya Imana. Amen. Mwunguke kumenya Imana. Ndabona hano hari abasaza bageze mu myaka itari mike, ariko mu myaka ya kera mwari bato. Bivuga ko kubaho kwanyu kuri gutera imbere, sibyo? Ko murakura. Umuntu azavuka mu buryo bw'umwuka, akavuka n'akazi rimwe, na kabiri akaguma akiyongera, na gatatu gutyo, yamara imyaka 5 ari mu gakiza ugasanga amaze gukomera. Amen. Pawulo hari aho yigeze kugera mu bakristo biwe, arababwira ngo aratangaye kandi arababaye ngo bagumye kubiki abana. Haleluya. Kandi harimo abapapa, harimo abamama, harimo abasaza, harimo urubyiruko rufite imbaraga, ariko arababwira ngo mbabajwe nuko mwakomeje kuba ababebe mu buryo bw'umwuka. Muri ministeri ya Yesu hakorwaga ibintu bibiri bikomeye iwe n'abigishwa be. Cyambere kwari ugusenga. Amen. Barasengaga cyane, bagasenga, barangiza gusenga Yesu akababwira ngo nimuze hano twicare, akababwira ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranywa n'iki mw'abahungu mwe. Amen. Akabigisha ijambo, barangiza kwiga bagasenga. Niyo mpamvu intumwa bari barakomeye barakura. Bwana asifiwe sana. Ntitwakura kuko twasimbye, never. Ntitwakura kuko twakoze uduma y'isumweru tugasenga cyane. Bisaba ko dusenga tukiga ijambo ry'Imana. Amen. Kandi iyo turyiga dutegerejwe kuritekerezaho, ukamedita ku ijambo ry'Imana. Amen. Ukoresheje ubwenge, ugatekereza, ugakora analyse ku ijambo ry'Imana. Iri jambo ryanjeho rinshaka hiki, niki Imana ishaka kuvugana nanje, utarisunika uriroza ku wundi muntu. Haleluya. Turabazanya ngo ese ni gute twogera kuri icyo kintu, kuko kugenda nk'uko bikwiriye ab'umwami, kumunezeza muri byose, kwera imbuto z'imirimo myiza no kunguka kumenya Imana, n'urwego kaminuza rwa gikristo. Amen. N'urwego kaminuza. Ibintu byose dusabwe mu kwizera birumu. Iyo ugeze mu rwego rwo kugenda nk'uko umukristo akwiye kugenda, amen, ukagira amahirwe ukagera muri urwo rwego, ukagera mu rwego rwo kunezeza Imana muri byose. Bwana asifiwe sana. Ukera n'imbuto z'imirimo myiza kandi ukazawunguka kumenya Imana, ukuba wabirangije. Buriya reka mbabwire, amen, Bibiliya ije tubwira ngo nitugera mu ijuru hari abantu benshi bakoreye Imana ku isi bazakora amareklamation.
babwire Yesu ngo mwami Yesu, twaririmbaga mu izina, abandi ngo twakoraga ibitangaza mu izina, abandi ngo twari abayobozi mu izina, abandi. Yesu ngo ababwire ngo sinigeze, ntimwakoreye muri sisiteme y'ijuru. Birashoboka ko Bwana asifiwe sana, umuntu yabaho akora umurimo w'Imana mu ishengero ariko atari muri sisiteme. Alo? Icyo gihe rero uba ukorera hanze y'ubushake bw'Imana. Amen. Ejo twaganiriye turava mu kintu cya mbere cyo dufasha kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami. Turava ngo ni ukuvuka ubwa kabiri, ibitekerezo byacu n'ubwenge bugahinduka. Amen. Bukagenda nk'uko Imana ishaka. Uyu munsi turareba ikintu cya kabiri, ni ukugira umutima wamaramaje kandi utunze Yesu. Amen. Umutima wavuye inyuma, wamaramaje gukunda Imana, kandi uwo mutima ukabamwo Yesu. Amen. Ikintu cya mbere abantu baza bitegereza iyo babonye imodoka, bareba shoferi, niwe ugira agaciro. Siko bimeze? Iyo umuririmbyi aririmba, iyo umuvugabutumwa yigisha, hagomba kuboneka dereva Yesu ukorera muri we. Amen. Mutima wamaramaje utunze Yesu Kristo. Yohana yagendanye na Yesu igihe kirekire akiri umwana muto, akiri umusore. Iki gitabo yacanditse mu zabukuru, amaze kuba umusaza. Yandikira Gayo, yari yakiriye amakuru avuga yuko abakirisitu ngo bakomeye muri Yesu Kristo, kandi ngo bakomeje kumenya ukuri, barakura, baraguka. Paulo biramunezeza cyane, nako Yohana, ntabwo ari Paulo, Yohana biramunezeza cyane. Yumvise amakuru y'itorero, yandikira Gayo, aravuga ngo ukundwa, ngo ndagusabira. Amen. Gayo ukundwa, ndagusabira. Icyo ngusabira ngo ni ukugira ngo ugubwe neza muri byose. Abakristu bafite Yesu mu mitima bagubwa neza muri byose. Amen. Muri byose nta mbisha abakristu bagira. Uzi umusanga no mu rubanza aguwe neza. Amen. Mu bibazo usanga aguwe neza. Yohana abwira Gayo ngo ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, kandi ngube mutaraga, ngo nguko umutima wawe uguwe neza. Haleluya. Nguko umutima wawe uguwe neza. Umutima ufite Yesu ibihe byose uguwe neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Umutima ufite Yesu ugubwa neza buri gihe. Zugubwa neza, nta biza bimushitura. Umuntu ufite umutima utunze Yesu, nta gihe cyo hinduka, ibihe biza bihinduka, abantu bagahinduka, ariko umuntu ufite Yesu, Bwana asifiwe sana, ahora aguwe neza kubera Yesu murimo. Hari abantu baza bisigura kava ngo ni ibihe byabiteye, ngo ni bana kababiteye. Oya,
nta kuri kurimo. Yesu ntiyohindurwa n'ibihe. Amen. Oya, ntiyohindurwa n'abantu. Bwana asifiwe. Kugubwa neza k'umutima w'umuntu biterwa n'uko ubuzima bwe bw'uwo muntu butunze Yesu Kristo. Iyo umutima utunze Yesu, uwo muntu ategerezwa kugubwa neza, kuko ikiri mu muntu nicyo kimutegeka. Amen. Umuntu agizwe n'ibintu bitatu bikuru. Agizwe n'uyu mubiri, agizwe n'umwuka n'ubugingo, ndiyo nafsi nazane. Ubu bugingo ariyo nafsi habamwo ibintu bitatu bikuru. Habamwo amahitamo, hakabamwo ubwenge, hakabamwo n'amarangamutima. Biba muri nafsi, kandi ibyo nibyo bigira telekomande y'ubuzima bw'umuntu. Muri nafsi, mu bugingo, niho umuntu aba. Amen. Kuko ubugingo bw'umuntu nibwo buza buhitamo icyo umuntu akora. Turi kumwe? Uzabaho mu buzima bwiza bitewe n'icyo umutima wawe wahisemo. Kuko hariya mu mutima niho harimo ubwenge, harimo amahitamo, hakabamo n'amarangamutima. Uwo niwe muntu. Amen. Niwe muntu. Kandi agakiza, twaravuze ngo umuntu yakijijwe aza akizwa umutima, ariko ubwenge ntibuhita bukizwa. Alo? Uzukizwa none bwacu ukarakara, ntibirakubaho. Ukamererwa nabi, ukagira imigambi mibi, ukibaza ngo se narakijijwe koko? Narakijijwe? Oya, warakijijwe, ariko ubwenge bwawe ntibuza bukirizwaho. Bisaba kugenda ubuhindura ukoresha ijambo ry'Imana. Haleluya. Ubwenge buratozwa, kuko ni urugingo rukomeye cyane mu buzima bw'umwana w'umuntu. Ntibuza upfa kuba konveki. Ubwenge ngo ubwemeze gusa nguko wasirimbye. Oya, uzusirimba bukakwihorera, wamara kwicara bukakwira ngo aho wari kusirimba kugira ntiwibuke ejo ukamugwa hasi. Ubwenge. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuzaduhinduka basha igihe twavutse ubwa kabiri. Umuntu agakora processes, urugendo rwo guhinduka musha. Aha Bibiliya tubwiye ngo mwunguke kumenya Imana. Iyo twakijijwe, umukristo atangira urugendo rwo gukura mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Akora urugendo rwo gukura, agakura n'akazi rimwe, agakura na kabiri. Ariko hari igihe usanga umuntu nawe wisuzuma wenyine, ugasanga uko wari umeze mu 2000 niko umeze mu 2024. Ndetse mugabo akabiga usanga warasubiye nk'inyuma. Ariko si wo mupango w'Imana. Umupango w'Imana ni uko dukura. Amen. Bwana asifiwe. Paulo yandikiye Abikorino urwandiko rwa mbere 6 umurongo wa 17. 6 umurongo wa 17. Aravuga ngo wifatanya n'umwami Yesu, ukorana na Yesu, ngo ababaye umubiri umwe nawe. Amen. Agira ibitekerezo bimwe n'ibya Yesu, agenda nka Yesu, avuga nka Yesu, akora nka Yesu, kuko yifatikanije nawe. Itorero ryakagombye kugira ishusho ya Yesu. Amen. Yego.
abayumbe bagomba kugira ishusho ya Yesu. Abanyamasengesho, amatsinda yose y'abanyamasengesho bakagira ishusho ya Yesu. Amatsinda y'abamama mu itorero akagira ishusho ya Yesu. Ibyicaro byabo aho bakorera amanama hakumvikana ijwi rya Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ijambo ry'Imana iriduhaye tuvuga nizo mbaraga za nyuma zikomeye zihebuje Imana yateguye zishobora kuduhindura. Amen. Ijambo nta kindi cyo guhindura umwana w'umuntu kugira ngo ahinduke agere ku rugero rwo kunezeza Imana. Imbaraga Imana yatanze zishobora kuduhindura ni ijambo ryayo. Haleluya. Abayobora igice cya 4 umurongo wa 12 Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ngo ni rizima. Amen. Akavuga ngo rigira imbaraga, rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, kandi ngo ryihutira kugenzura ibyo umutima ugira gute. Ntawo kwerekwa seru kurusha ijambo. Amen. Bwana asifiwe. Nushaka kwerekwa imitima y'abantu uzabarebere mu ijambo. Sifa kama. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ijambo ry'Imana rigira imbaraga zo guhindura imitima yacu. Sifa kama Mungu. Haleluya. Ijambo niryo Imana yateguye rishobora guhindura umwana w'umuntu akamera nk'uko Imana ishaka. Munsi umwe Yesu yaganiriye n'abafarisayo. Umufarisayo amaze ngo nokora iki kugira ngo nemerwe? Matayo 22 umurongo wa 37 aramubwira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe cyambere umutima wawe wose. Cyo ni kimwe. Cya kabiri ngo mukundishe ubugingo bwawe bwose. Gatatu ubwenge bwawe bwose. Iri jambo risobanura iki? Gukundisha Uwiteka ubwenge, ubugingo n'imbaraga ntibisabye, ntabwo ari amagambo, ni uguhinduka. Amen. Yesu kuko yarazi byose, yarazi igikenewe, ahita yirukira kuri nafsi. Amen. Mind igomba guhinduka. Imana ifite umutima wawe, ikagira ubwenge bwawe n'ubugingo bwawe ibigufite. Haleluya. Kugira ngo ube umukristo mwiza unezeza Imana, utegerejwe kuba warahindutse mu bwenge bwawe, ugahinduka ubugingo bwawe n'umwuka wawe ugahinduka. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Urwego rwo gukura mu buzima bw'umukristo ni ahantu ugera mu buzima bwawe ukumva Imana kuruta uko wumva abantu. Amen. Urwego rukomeye rwo gukura mu mwuka ni ahantu ugera mu buzima bwawe ukazawumva Imana kuruta uko wumva umubiri wawe. Halo? Kuko
ko mu muntu habamo ibintu byinshi, hari amarangamutima, hari byinshi biba mu muntu. Ariko iyo ugeze mu rwego rwo kumva Imana kuruta uko wumva ibikurimo, ugaha agaciro ijambo ry'Imana kuruta uko uha agaciro ibikuvamo, uba umaze gukura. Amen. Haleluya. Kenshi usanga abantu bashyira mu ngiro ibibavamo, ibitekerezo bye, imigambi ye, ibyo yarose, ugasanga nibyo aha agaciro, nibyo agenderamo. Ariko iyo twamaze guhinduka, amen, duha agaciro ijambo ry'Imana gusa. Amen. Ijambo ukavuga ngo Imana iravuze. Haleluya. Ukishimira icyo Imana ivuze. Sifa kwa Mungu. Imitima yacu igomba kumva Imana, kandi kumvira Imana. Ubwenge bwawe bugomba kumva Imana, ubwenge bwawe bugomba kumvira Imana. Bwana asifiwe sana. Bukumvira Imana, ukitonda, ugategera icyo Imana ivuze, kandi ukakigenderaho, ukavuga ngo Imana yarambwiye. Haleluya. Ese muracabona abantu bagacira ijambo ry'Imana? Inyigisho zivuga ngo Mose mu buzima bwe akorana n'Imana, ngo ntabwo yakeneraga ukuboko kw'Imana, oya, lakini alitafuta uso wa Mungu. Ntabwo yagenderaga ku bitangaza, oya, yashakaga mu maso h'Imana. Bwana asifiwe sana. Aravuga ngo Mana, nshaka kureba mu maso hawe. Ntabwo Mose yigeze akangwa n'ibitangaza. Yari yarabonye inyanja icikamo, yabonye urutare ruvamo amazi, yabonye Mana imanuka iva mu ijuru. Ariko icyifuzo cy'umutima wa Mose, shaka kureba mu maso hawe Mana. Haleluya. Umukristo ukuri ntabwo atinda kubitangaza. Ubundi ubuzima bw'umukristo bwuzuye iki? Ibitangaza. Amen. Koko muri wewe harimo igitangaza. Uri umuntu wo gushituka n'ibitangaza? Amen. Hapana. Bwana asifiwe. Muri wewe huzuye ibitangaza. Ntabwo twakwikanga ibitangaza ngo twataramye ngo umurwayi arakira. Ntabwo ari ibyo. Dushaka mu maso y'Imana. Haleluya. Kandi mu maso y'Imana tuhabonera mu ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya niyishura Imana mu bugingo bwacu. Haleluya. Haleluya. Urwo ni urwego rw'abakristo bamaze gukura, babaho mu buzima bashaka mu maso y'Imana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Reka ngubwire amagambo 8 nihuse yerekana ubugingo bufite Yesu Kristo. Ubugingo bufite Yesu Kristo. Kintu cya mbere, umutima ufite Yesu Kristo uhorana inzara y'ijambo ry'Imana, agira inzara idashira. Ahora ataka njya, mu gitondo ndashonje, ku manywa ndashonje, ku mugoroba ndashonje, mu gicuku wanalia njaa ya neno la Mungu. Haleluya. Bahorana inzara idashira. Matayo 5:6. Kabiri, bagira ibitekerezo cyangwa ubwenge buza butekereza amagambo y'Imana
mukayasubiramo, wanatafakari neno la Mungu. Akili zao hutafakari neno la Mungu. Amen. Bagira umwanya wo gusubira mu magambo y'Imana, bakayasubiramo, bakayakanja. Bwana asibiwe sana ijambo ry'Imana. Ariko wari wagera ku nshuti yawe ukunda, tuzukenera gutandukana nawe. Iyo umukristo ageze ku ijambo, haleluya, kwa Imana isubahiro, rambura ikiganza cyawe. Bwana asibiwe sana. Ijambo ry'Imana iyo barigezeho ntibazo bakenera kurivirira, wanalitafakari. Sifa kwa Mungu. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, uyu mwanditsi yaravuze ngo hahirwa umuntu. Amen. Mudakurikiza imigambi y'abandi, ngo ahubwo amategeko y'Imana niyo yishimira ku manywa. Kurumva ijambo ry'Imana niyo yishimira ku manywa. Umuririmbyi aravuga ngo uwo ngo azahwana ngo ni igiti cyatewe hafi y'umugezi. Bwana asifiwe sana. Sifa kwa Mungu. Uwo utekereza ijambo ry'Imana ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi n'umugezi, ntiyabura imbuto z'umwuka. Amen. Ntiyonanirwa kugenda nk'uko Imana ishaka. Sifa kwa Mungu. Ntiyabura imirimo myiza mu buzima bwiwe. Sifa kwa Mungu. Ijambo rya gatatu ni ukugira ubwenge buhuye n'umwuka w'Imana. Ubwenge bwe bwarabaye connected ku mwuka w'Imana. Amen. Ubwenge bw'uwo muntu bwarazirikiwe ku mwuka w'Imana bikorana. Guhura n'umukirisitu ufite ubwenge ariko butari connected ku mwuka w'Imana azavuna. Amen. Azavuna. Azashyira ibintu byose mu bwenge bwiwe akakuvuna. Bwacyo ukamubona arasenga, wagera hariya ugasanga ko ararwana. Umwuka w'uwo muntu utaraba connected ku mwuka w'Imana. Haleluya. Abaroma 8 umurongo wa 6, Bibiliya ivuga ngo umutima wa kamere ngo utera urupfu, wari ku mwuka w'Imana uzana ubugingo. Haleluya. Iyo tugifite ubwenge bwacu busanzwe butera urupfu n'ubwa kamere, ariko umwuka w'Imana utera ubugingo, uzana ubugingo. Bwana asifiwe sana. Niba ushaka kubona ubugingo, ufata ubwenge bwawe ubuconnecte ku mwuka w'Imana. Amen. Muzagira agaciro. Icyakane, yita ku magambo yejejwe, mambo matakatifu. Yita ku magambo y'umwuka w'Imana. Matayo 6 umurongo wa 33 avuga ngo ahubwo mubaze mushake. Amen. Anatafuta mambo matakatifu ubuzima bwe bwose, ashaka ibintu byo gukiranuka. Yita ku ijambo ry'Imana. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa ibyo turabishaka. Sifa kwa Mungu. Tuzatubishaka. Kigiterane n'icyo kubishaka, ariko no mayitaje atugoye. Bibiliya ivuga ngo tuzatuyongererwa. Amen. Tugowe n'inyongera. Abantu bakamokora ihuduma iminsi 7 y'inyongera. Twagiye dukora amahuduma yo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Haleluya. Tugategura amaseminere n'inyigisho gusa, tukareka gusengera amayitaje asanzwe. Koko nitumara kubona ubwami bw'Imana tugakiranuka, Imana izaduha ifaranga, Imana izatukemurira ibibazo, amadosiye azatungana byose. Bwana asifiwe sana. Kutafuta mambo matakatifu. Ikikuraza ku ijoro niki? Amayitaje uzutanga ku bayumbe muzi situation hano mwana. Amen.
mwene data Imana iguha umugisha. Amayitaje baza baguha amayitaje y'umwuka ngo bakende kumenya Imana cyane ni bake. Amen. Bwana asifiwe sana. Icyifuzo cyo mu mutima wawe ni ikihe? Ni ikihe cyifuzo uzushira imbere y'Imana? Ni ukuyimenya. Haleluya. Kuyimenya nicyo cyifuzo ugira. Niba atari cyo cyifuzo ugira, wisubiremo muri iki giterane. Haleluya. Cya gatanu, bahora bihana ibyaha n'ibicumuro byabo buri munsi. Wanatubu na kukiri makosa yao mbele ya wengine. Bicara bahamagara na yewe, ejo naragukwajije, mbabarira muvandimwe. Akagenda akavuga ngo yewe ejo ryajambo navuze ntiyo yarakumereye nabi, mbabarira mwene data. Akaza ati rya deni ryawe ndigizegamo iminsi, samona ko nane wakwazitse, mbabarira ko ndazishaka mu minsi 3 ndabaziguhaye. Ntibaze bakora sambula, bicara bihana kugira ngo batabera abandi gisitaza. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Igihe kimwe umuntu umwe yararwaye, ndi umushyitsi nja kumusengera, arwaye murambitse ibiganza, mwuka arambwira ngo banza ureke kumusengera, afite ikibazo. Aho ikihe? Uyu muntu afitanye ikibazo na mugenzi we kimaze imyaka. Imana irabisobanurira, ndamubwira ati muvyeyi, mwuka yamwe ngo banze wihane kuri naka. Araturika ararira, aramira ngo bamaze imyaka 3 batavugana. Ndamubwira ngo gahunda zo kugusengera ndazisibije, subiyeyo nzamushaka muzane mutunganye ibyanyu mbone gutangira gahunda yo kugusengera. Amen. Ubucenda muzana, yarahageze bararira wa mugore wari urwaye arakira. Bwana asifiwe sana. Imbaraga z'Imana ntiziba mu gusenga cyane, ariko ziba mu mitima itunganiye Imana. Haleluya. Imitima ifite Yesu, abo bantu bahora bihana. Abayumbe muza mwihana. Haleluya. Nicyo kibazo. Niba gutumira no mu giterane ukabesha ngo ntiwa kandi uzamuza kwihana kwa pasiteri cyangwa yego sinzi ko byageze narababeshya. Amen. Kuko guzumara kubeshya bakakubona handi amaso se ya emperi. Ariko uzi gutegereza umuntu mukamutumira mu giterane, mukamutegereza muzi ngo hari icyo kubafasha afite, mwamara kugera mu guterana akabura. Hari umuntu nzi umuririmbyi w'umuhanga muri Afurika, mu baririmbyi bakomeye, bigeze kumutumira mu giterane Bukavu. Hanyuma cyari giterane kinini cyane, baramutumira bamwohereza $3,300 za transport yavaga mu bindi bihugu. Arazifata arazakira. Giterane kigeze ku mwanya wo gutangira, kava ngo ndi mu nzira ngeze Kigali, ndaje umunsi nyirizina w'igiterane akuraho telefone, basigara bafata baririmbyi baririmba mu giterane. Abayumbe Imana ibaho umugisha, ziko mwebwe abino mukiranuka cyane. Igihe cyose bazakwizera bakaguhamagara gukora umurimo w'Imana, Bwana asifiwe sana, muze mukiranuka. Niba ugize ubutumire 3 icyarimwe, ubabwire ngo mfite ubundi nahisemo kuja. Amen. Pana gutendeka,
ufasha aha ufasha aha ntabwo ari byo mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe sana. Ibyo byerekana gukura kuko umukristo yakuze kandi amaze guhinduka mu bitekerezo bye. Kwa Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Cya gatandatu, ni ukugira ubwenge cyangwa se umwuka ushaka kuzana Imana mu buzima bwawe. Akili inayohusisha Mungu katika maisha, mu buzima busanzwe. Ubwenge bwawe bukavuga ngo Imana igomba kuba no mu matungo yanje, Imana igomba kuba no mu muryango wanje, Imana igomba kuwa maproje yanje. Akili yako inahusisha Mungu katika maisha yako ya kawaida. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Mu buzima bwawe busanzwe ubwenge bugakubwira ngo ibi byose ugomba kubibanamo n'Imana. Amen. Mu mafaranga yawe, mu kazi kawe, muri doktora zawe, ukumva ugomba kuhusisha Imana muri byo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Cya karindwi ni ugufata amarangamutima yawe. Amen. Kuyazibiti, kuyafata mu buryo bwo kuyategeka. Gutegeka amarangamutima, emotions. Ugategeka amarangamutima yawe. Bwana asifiwe. Twarahasomye ejo Abikorino ba 2:5-17 turavuga umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari ishyari mwigisha ibyakera nta makuru. Haleluya. Reka nkubaze, nta byakera ukigira utarakizwa? Tunsubize, nta byakera ukicumva? Haleluya. Nta byakera aho, nta byakera mukicumva ko twakijijwe tukaba turi muri Kristo Yesu. Urasumva ibyakera bijya byashize? Amen. Abayume nta byakera mukicumva? Tugomba guhinduka ibyaremwe bisha. Amen. Muri Kristo Yesu. Ibyaremwe, uri icyaremwe ukumeze, Imana yakuremye. Ariko iyo tugeze muri Kristo Yesu duhinduka ibyaremwe bisha. Bwana asifiwe sana. Ibyaremwe bisha. Imana ishimwe. Kiume kipya. Haleluya. Ijambo rya nyuma, ijambo rya nyuma, bagira icyerekezo cyejejwe mu buzima bwabo. Icyerekezo cy'ubuzima bwabo kiba cyejejwe. Pawulo yandikiye Abifilipi 4:8 aramubwira ngo iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, ibishimwa byose, ngo niba hariho n'ingeso nziza hakaba hariho n'ishimwe, ibyo ngo abe ari byo muzaza mwibwira mu mitima yanyu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Iyo umuntu amaze gukizwa hari ibyo agomba kwibwira. Bango dusomera mwene data Abifilipi 4:8. Kane 8. Bibiri iravuze ngo ibisigaye bene data
iby'ukuri byose, ibisigaye iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo kubahwa byose n'Imana, ibyo gukiranuka byose, ibijyanye no gukiranuka mw'ababyeyi mwe, ibiboneye byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, iby'igikundiro n'ibishimwa byose. niyaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, niba hari ingeso nziza hakabaho n'ishimwe, aba ari byo mwibwira. Amen. aba ari byo muzaza mwibwira. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ibitekerezo by'abakristo bibwira ibyo nibyo bicara batekereza, bakabyuza mu bitekerezo byabo, nibyo bahora banyuza mu bwenge. Nicyo gituma usanga abakristo barahindutse kandi bakaba basha muri Kristo Yesu. Haleluya. Nuko ibitekerezo byabo babigaburira ibintu byiza. Haleluya. Ibitekerezo biragaburirwa. Alo, biragaburirwa. Iyo wabigaburiye ibyo kurya bibi uhinduka mubi wese. Iyo wabugaburiye ibyo kurya byiza, Paulo yanditse mu Bafilipi 4:8, iby'igikundiro, ingeso nziza, ibishimwa akaba ari byo ugaburira ubwenge bwawe, ubuzima bwawe bwose burahinduka ugasa na Yesu Kristo. Mwakira ijambo ry'Imana. Arakoze cyane umuvugabutumwa, Imana imuheze umugisha pasitori. Reka dusubire twongere ijambo ry'Imana amashyi.